makuru Fanny yambaye abadukora iki abonye niyo mpamvu mutumye ujye kumvangira nimba uri n'umukobwa uri kureba kino kiganiro ukaba ufite umuhungu waguteye inda cyangwa nubwo mwamukundana nta kintu na kimwe yari yakumanira menya ko uwo muntu nimugira no mu rugo atazabasha kwahira urugo nibwo yibutse kubivuga se ubu nibwo mbyibutse kuko nibwo namenye ubwenge amaturu yose wariwe na Madibo kariwe na Blaise ngukije nimba na Madiba yanansohokanaga basa akagira icyano ngurira ngeze no kundegera kuri telefone byangone nabibonye mama fata ibyawe nagumani nagashobotse mani muremere noneho yange ndemere icyo ariko byangore ndabizi ajya kugereza kuri telefone wibeshye ikinkozeho fata se mfata iki mani ibyo mvana ibyo bintu so reka guhera ubu abadukurikiranye bose bamenye ngo bre ibyanye nawe birarangiye suzonye no kumbaza umwana suzonye kwizagira agatekerezo wumva ko umwana wanjye ugiye aho bagucumbikiye se basirenye umusuhuza usezera bari badukurikiye terewe Fanny sha wambaye igitenge giciriritse ko wambaye neza Yes, nanya ngusuza Ken zire kumeze neza uri hose mu cyo gitandukanye uraserazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenyewe nitwa cekecu isyaka manaje udakina n'abana ukina na ngurura ni Kigali news 250 zire kumeze neza muri hose mu bice gitandukanye Abanyarwanda mwese mumeze mute ingabo z'u Rwanda mwese muri mu butumwa bw'akazi nkomeze nshimire polisi komeze guta muri yombi bisambo byakajije farime zo gushukuza abantu zo kwiba abantu ariko Abanyarwanda mwese murasabwa gutangira makuru kugihe aho mu kibonye bagifata nahatara umutekano uhagije ku bisambo indiri z'abasambo bifashe byose bakabimaraho ndaga telefone kanjye kakabona ubutabera 12 ni nomero ya polisi n'izindi nomero ubundi duhashye bino bisambo 112 niyo nomero ya polisi hari n'indi irimo 0.831 n'izindi navuze uhamagaye nomero ubutabazi bwihuse cyangwa ubwire mudugudu cyangwa gitifu ati nyama ari mu ikaritsiye ibisamira tuzengereje Bravo musa fresh my brother ni wane abarundi mumeze mute diaspora mwese mumeze mute bari mu bihugu bitandukanye aho mudukurikirana hose muri Canada Oman Saudi Arabia bano mwese muri tayari kuzamira idi mumeze mute mu nce zigiye zitandukanye ni Kigali news 5 kwambara neza ugasana neza ariko mu inzoka zikagenda zibyimbiramo kubera inzara ariko Imana ishobora byose ndebye nabi umuziki wawe ukumve umuziki wanjye sha uzone mu ndabuceze noneho ubundi asaza kuri kamera ntaba kubitira kirisense wahazi kintu cyambere n'ubuzima ushaka gusanga nseka nanjye nabwiri ariko ni mu gisiba ntago napfa gusonza ariko mwana ntago Ese iyo ngiye gukizwa ndabahamuza Blaise ntago nagira inzara mfite abakunzi bawe so tutaratakigana ko mutasohoye musoza nisha Ntuzongere dora nitwasoza papa papa w'umwana mu bintu uvuga noza kuvuga mu mwana wawe nakubwiye ko no munsi ngufite inkuru nziza kandi nkakubwira ko cyagiye ko uzana na Blaise kumuhamagara bikarangira mbahuje mu bintu uri buvuge nozare mu mwana wanjye ni zahabu se of course ni zahabu kuri njye okay bere amakuru umwana wawe amakuru ni sawa ariko amakuru se si fresh sawa natabebe sibyo umukobwa urabizi neza ko ari fresh ntabwo narimerutse mana nari narabuzeho ntabwo nari ndi naha rero kanumbwira kuri stories zitandukanye nari maze iminsi nirware ntabwo nari meze fresh ariko uko biri kose sorry mama Olive arahamagaye aravyaye none ni telefone se ninde kubajije Allah kamfatira ifoto umuhungu wanjye nanjye bamukumbuye mukamubwira ati niki bankumbuye wambaye neza urakoze wambaye neza pe
uraberewe bambe nk'abamama ujya umenya gusereyinga ntabyo nzi ntabyo nzi mutuma akantu mama nari ujye kunzanira akarabyo hari uturabyo tw'umutuku hari ikibabi banzanira ururabyo banzanira ikibabi banzanira ibiki kuko uri konesha umuti tubone cyangwa ukuntu undutana makeya nyine abakoropane yambaye abadukora iki abonye niyo mpamvu mutumye ujya kumvangira cyagiye yarampitanye uyu munsi mufitiye inkuru nziza ariko ba bantu bakomeje gukanda akanyenyeri ngo dufashe abantu batabona icyo kurya n'icyo kunywa no gusura abantu kwa muganga bakomeje kubikora gukora ikiganiro ameze gutya reka nta foto nta cyabaye basabye se ushobora tukavugana muravugana n'abandi biramureba dukore cyangwa tubyorere aya mabara asobanura iki kuri wowe umutuku ni iki nibyo waje kumbaza cyangwa nyine rukanzaniye ni uko ubintu wambaye neza ninde wakudodeye mwana ntujishe umutwe ese iyi gitenge ninde wakikuguriye mu bagabo bawe babiri narakiguriye kuri wowe giti cyawe mama wakinde gushyira yakinde tu telefone hano hafi hari abantu bajya bavuga ngo hari abantu ngo batuma abanyamakuru ngo nshyira kanaka bakagera gute bakarya utwabo ntabwo njya utw'abandi umuntu wanumye kuri Fanny cyagiye musura kanyirukankana urabyibuka neza urambwa ati sinzakuvuge ariko ngiye gukanda icyo bita akanyenyeri sibyo Fanny ntabwo ari menshi ariko yashimira Imana nayo yose sha muntu ajya njye nakwanditseho gute niba nashaka nimero ze kwanditseho gutera yambyiye rega mara akazi kaba kambanye kenshi ufite telefone mu ntoki message zo kubona ubwira abadukurikiye ngo niyo amafaranga ngahe vuga nomero yawe kugira ngo ntuzakwatsi n'umuntu ugiye kubira akazi isiyaga koko yarakuremeye amafaranga mo yaraguhaye 07 83 11 sibye neza 83 078 iminani ni 3 ko yica ni yawe okay konyica ntago yamva ni nimero yanjye ndi kuvuga ese ngiye muziki 083 11 4 3 9 itereka cameraman sibyo Blaise ese telefone kamera yikurura Blaise ngo nirebe inkuru nziza bazimbwiye neza ra 83 11 4 3 9 koze cyane po ibyiza n'umugabo wazambera umutanga buhamya ko muri kuvuga mani njya yagiye trebe uretse gato reba telefone yawe neza n'ubwo n'amatoshi se urabasha kwizuminga reba neza nanjye ugaye kwireba bari reba neza hari umuntu naremeye arangije arantuka nawe ni umugore wa Blaise wundi Olive arantutse namuremeye umuntu message yaje kabarebere message yaje kabarebere man ariko ntabwo ajya abeshya namuremeye manje ntabwo nyambeshya man ndaboneje anzu rebe neza sebe n'amazina arakoze nyine neza arakoze umuntu nyine yarakoze nyine ndamushimira ereka Blaise message mwohereje cyane wanyese ni ngombwa ajye kwika oya imwereke mahani man simwa mwajye murashimira siko man nagushimira sishaka ko nshimira Blaise nyine ubonye amafaranga ngahe 15 nako ni na menshi Kigali tu 15 menshi asije ko mutajya yarambwiye ngo
ngishyaka ntukajye gusura abantu gusa nta kintu washyiri nabati nanjye mba ni maskini no kubona esase mu modoka baba bankodesheje aba ari ikibazo arambwira ati okay 15 ni n'umuntu ubahe muri Kenya tuzamushyira nabona n'ubundi bushobozi urumva azakodesha inzu ariko no vana yagore ujye kuguramo nk'ibiryo by'igihumbi ngo ureka koza kwayo sibyo bre ariko Blaise nawe yakugurira ibiryo tunani se kunje kuki mutajya mu ndemera ubwo nanjye mu ndemera isaba ndemera wowe niba kuremera kubyanze nanjye mbere mwumvishe ikintu mbwira kibuka turasubira mu cya abadukurikiye mu mbabare no mu ndakarire impamvu bana bicyano n'umara ubwa mbere bakurikiye ni ibintu bya umva n'abantu ba kera umva niyo banarwara banashwana ntimuzivage mu bya paka umwe yabyajije undi iby'abagore n'abagabo n'ababyishima hako umuntu ntagire umwana udukurikiye umva ari nojwe nase ni ibyahe unyereka kumvisha uri kure turizime nizere ko batabyumvishije Rubu 300 ingenza barenda ko yica Fanny bari ukibirya gafreme ariko gatona no itukako ngo runyumvire nibyo bishigiriye bya kera buretse nawe wagira ugira ubwenge dore urumva yiheshe mase nabyishe mama kera harabaye n'akabe wibutse iki hari niho umwana yahise yinjira umwana rero nyine niyumva yari bundi ruba rugezaho rukomeye teki wakora Abarihuze ariko panarabyibuza atisha ariko nyine ese ubundi ngo wabuze ibyo uvuga ni kuri no video iri kuri ya channel cyagiye makuru nakoragaho ari nkaho ari kuri kino kinkoreraho nari guhita nyisubiza bakumva uburyo hari hahiye ahubwo ubundi ari igihe umuntu yicara akatavuga ati ubundi nkabira iboro byose umuntu yarakoze kireka bishobotse umuntu akahita babisiwe nyine kuko ari igihe nawe ureba akavuga se hano aboro umwana wanjye nabyumva bizagenda bite ari gucira se ndarenga inzize ngo yinjiye ni akabiri anyihera ariko anyihera karabyo ese ubuze wagiye nyine nyera karabyo ndimo ndavuga n'umuntu ushaka kuma akazi ibintu byarakaze rubizi maze iminsi ngenda nirwariye mani ntabwo narimeze ariko ni byiza mara kuko uvuga ngo guhabwa akazi kandi icyo utongesha umugore icyo natungisha umugore n'abana n'umwana umugore wande urako ari ubwo wamwabyaranye kubivuga nkora wamwabyaranye kubivuga nkora azi gukoraho ni ikibazo uraza kurureba nyuma nsoke ndarubona none igisubizo ntarubona Blaise urimo areba Fanny murebe neza uranamuzi wa murebe neza uhereye ku maguru mwite ndamuzi uramuzi wese ngombwa kumureba nyine umuzi wese wese ise niki ndamuzi tu nyine umuzi wese apana ibyo mu nda by'ibintu n'imbyaro mu mutima ndamuzi n'ibyo byose uramuzi imyambarire urabona ameze ate ari kugenda ahinduka n'isato ari nyine yabaye umubyeyi ari kubyakira akanini na sato yambaye neza so musujana ngiye kumwohereza ijana so musubura navuze yuko nshaka guhamagara ngo uze aho yimukiye ndakubura telefone ya ahantu yimukiye amako yimutse nako bamwirukanye mu nzu abana aracumbikiwe n'ubundi mukobwa kuba acumbikiwe kare bamuteye inda umumariye iki ariko Fanny niyo ibintu byose wabiteye niko navuga kuko ibintu byose namwaprocinze nyine namubwiye ntabwo yigeze abyubahiriza none nyine kandi we nyine abajya ku bushobozi ngiye nafite ugasanga nyine arangura tu ibyo nyine ashaka ko ndiho kugira ngo aze nyine ibyo ubushobozi ashaka kumba ndi hose bwo ndi ubundi nakuze bure mubaze kuvura mwana yavuka hari n'igihumbi cy'amata wama ngo mugurira amata vugishwe uri n'imbere ya kamera n'imbere y'aba bantu bose batwumva umuntu utarampa n'igihumbi cy'amata y'umwana nzashorana nawe njye kubana nawe nshingiye kuki umuntu utarangurira n'inuza no kuvuga ngo n'utwenda tw'umwana basi wenda yambara cyangwa pampegisi z'abana
nzashobora nawe nanjye kubana ariko kutayamuha noneho kana namusubiza kutayamama ese nubwo nawe ntabana nawe kuvuga ngo umuntu wabuze amafaranga manzi nyine nubwo nawe ntabana nawe nimba nawe ntabana nawe simufite umwana uzamamagara umuntu usange ni umushari ari kwimara gushira nimwavugana neza none se reka ngubwire rega ise gufasha umuntu ntago ari amafaranga mana vuga ngo isimu icyo gihumbi cyangwa bibiri sibyo ushaka gushaka ikintu ufasha umuntu nyine kizima udatarinze kuvuga ngo 1500 byo mani guhamagara umuntu se buri munsi ngo ariko ari ikintu n'abakobwa bajya badatekereza mu buzima bwabo wowe niba umuntu urata umwaprocinze ikintu mani bre nukazajya uzana ubuntu bw'uburyarya n'uburiganya by'amahane ukazayuzana uburiganya namwe munazana amahane kubera iki bwiza ukuri nimba uri umugabo warubatse cyo kabyarana n'umukobwa kikamaze bwiza ukuri abantu nimba uri n'umukobwa nta bushobozi n'ufite uri kunyumva okay reka twemere ko watuje habaza havuga ufite ikibazo nimba uri n'umukobwa uri kureba kino kiganiro ukaba ufite umuhungu waguteye inda cyangwa nubwo mwamukundana nta kintu na kimwe yari yakumanira menya ko uwo muntu nimugira no mu rugo atazabasha kwahira urugo nibwo yibutse kubivuga se ubu nibwo mbyibutse kuko nibwo namenye ubwenge amaturi yose wariwe na Madibo kariwe na Blaise ngukije nimba na Madiba yanansohokanaga basa akagira ikintu ngurira okay wamugara cyaje yakoya muri yanuze igezweho mu biryogo ari restaurant tw'amakuru kuri mu kazi wansohokana gute se wisohokana cyangwa sukana n'abakobwa birirwa bakubeshyira ngo batenda mani je uburyo mezere n'uburyo nsigenge nimereye ntabwo ibyo boro ngiye nibifite muri mayindi sibyo sawa nanjye sinkifite mayindi naramwaprocinze ariko muri mayindi yanjye ntabwo harimo ndabubwira ni wowe rikomba twajya umuhanga ma tugabuje gukina dukora kizima rikomba nyuma yo kujya kundogesha ngo ngukure ubundi wamaye burozi ngo mukunde tutabana muri ntiyazanyikira mu ako gibere boro byabaye mani rikomba uramuganga ukuntu byagenze mani uramuganga yarasanzwe nabireba ntabwo byaragatwite byari true story uramuganga we yarasanzwe abibona we asanzwe tureba n'ubundi rikomba we ni nawe wanyihamagariye arambwira ati je mfite ukuntu abikora mara baby niba ushaka kugira icyo umukorera cyangwa ushaka nyine n'ubundi gukunda byanyabyo nkuko byifuza mu karere byagenda bityo urangiye nishu amiramiti rikomba narubwo ingwe yazo n'ukuntu nabikoze rikomba none njye mbikora ngira ngo ndebe koko niba ari byanyabyo kugira ngo nashiki nyine numve ko nemere niba ari byo cyatari byanyabyo birangira nyine mbikoze nsa mbona biriseri mbonye biriseri none ndavuga none se uramuga ko agwa umuti wa fake reka bwo impamvu agwa umuti wa fake nagiye kubona mu Fanny ngo basi makamwe ndashaka kamwe mwabuze ibyo mukora nonda wanistajije mbone ndetse si nyine wabonye ko bamurugiye mu rukundo rwo gusambana urumva abadukurikiye urumva uwo mutara umutima muzima oya kuba muzima yenda bre ahubwo wowe washakaga yangare gusambana je ntabwo nashakaga none kukajya amakama afite karaho ngaho umva se ntabwo nashakaga muri kamera mama reka mbikora uwo muti yagushakira umva ari umuti je ntabwo nashaka iyo mushakira umuti utuma ahubwo wakuza je nyine ntabwo nari nziko uwo muti wari we bikora nyine kuri we yamaye umuti rikomba aranje ngenda nyine mbikora gutyo nzika ari ukunkunda nubundi nsanga n'ubwo gusara umuntu ngo iyo rebye la video y'umukije shamane wagirika banashaka no kurebera ibintu sari ikibazo kirimo asundi gukunda bitwaye kimana nkunda nandi ariko gerega nagomba nkubwira ibaze ariko uragira kuba kundana nta cyo mufitanye nuko ari inshingano atagufashamo sibyo azizo nshingano zavuga je namubwiye ikintu twakora ako Blaise ko umugabo nagare utuze sibyo se nkubwira ariko ese ako undi ese nkubaze nubwo nabana nawe wenda mfasha urugero narakubyariye ntabana nawe naranze koza kubana nawe bivuze ko nagufitiye umwana wafasha inshingano z'umugabo bivuze ko utazikora kumufasha nta bushobozi ufite se nta bushobozi ufite noneho ushaka ko oya ashaka ko nza kubana nawe bikagenda gute kandi arya inkoko indi ziritse ari kuvuga ngo reba n'amatatu izi tatu zihagaze amafaranga n'iki haburamo amafaranga y'umwana reba diho yambaye cyabyihorera sikara gatambara umuntu kwambara umutwe mu Rwanda jihad jihad sahari agatambaro kagura 10,000 rikumva umbatari bitanu iryo 10 nago umwana amaramo amata y'icyumwe mwebwe mwo kubara uko ngiyemeze sibyo urikumva mwo kubara ngiye ukomeze sibyo mwo kubara ukomeze kubera ko uko ngaragara ruko gutya ntago ari byo bivuze ko mfite ayo mafaranga ese buri cyaka iPhone agura magana je mfite matushi rero ngina iPhone vigisha ukuri zane telefone yawe
narayigurishije kubera ubukene wayiza iri kwivugiraho narayigurishije kubera ubukene nimukanenge ariko n'abantu tuvugisha ukuri wayiza iri kwivugiraho akanya arayibuze abafana banjye dore ngiyi matuje afite n'isoni singi telefone mfite dore ngiyi hari uko tutunze touch utayifite je naramubwiye ndikumva nabubwiye twajya umuhangamane tukareba ikintu dukora ese ubundi wacyazunguza ndakwiyame subira kureba waramushoreye se ibyo yakoraga ariko namubwiye ngo bivemo biramunanira isubira mujyane he tugende tujye ku umuntu kuvuga ko nakennye nanjye nkennye nina yarangiye gushyiraho n'umugogoro zarwazo ndi erega mubwirisa ukuntu umuntu utama n'igihumbi cyo kubanagura amata y'umwana ni ngombwa nkubwirize se ntabwo uhamagara ukamfata se iyo nkuhamagaye uramfata uhora unyumvire umushiramana aba afite uhora unyumvire ahubwo se wewe ntari ngiye kureba ntabwo abanya video najya kumureba urayibonye oya uretse urayibonye isa ngenda muhamagara unawe mubaze uhora unyumvire okay ntabwo njya muhaye amafaranga ndenda nanga kugufata byagenze gute ni ryari mwari cyangwa ndenda nanga kugufata byanze gute byagenze gute ni ryari nabikora ibyo bintu oya ikibazo nibaza urambaza ukuntu umwana ameze nta namata wamuguriye ngo nkusubize iki nawe ufatira iki se nakuretse iyo message wohereza wagakwiye kuza ari mamo bavuga ngo gurira umwana amata apana kumbya ngo ndahereje message ngo umeze ne naburaye so udakurya ariko mubona ibyanyu bizaherera he ariko afite umwana ntago radio kanye kahongotse nta kibazo mubona ibyanyu bizaherera he dore telefone yanjye nayivuye noze ya touch se kamenye nk'abana banjye bagakinisha ya touch yishyize demani baranize bayitwara akuraye mfasha turebe wewe utanyicira phone nubwo yavuye minuze fasha gato abagabo hari aho duhura Blaise urumva tunamunenga bari munsi Blaise abavuzi mu n'umugore wabayemo nise kunkuriramo agapapuro urumvira irakora nta madiba nta Blaise ariko nibwira fata nta madiba nta Blaise oya nabyo kuvuga ibyo we isaka ma umuntu yagaragaje ko adashobotse nyine uramwihora femba ale mama muremere se mahingi Blaise tubikora leta ngajugunye leta ngajugunye leta ngajugunye buretse ntukirariye yaza kwinyaka kuri kamera buretse oya buretse kuri buretse oya guca kufasha bwa Blaise kuba yansereza akajya no kundogesha nyanganya no kundogera kuri telefone azanye no kundogera kuri telefone zikwasaze urasigara n'iki yazanye no kundogera kuri telefone byankune nabibonye mama hora fata ibyawe nagumani nagashobotse mani muremere noneho yange ndemere icyo ariko byankure ndabizi ajya kugereza kuri telefone wibeshye ikinkozeho fata se mfata iki mani ibyo mvana ibyo bintu akore ukuntu muri kunjugunya telefone bazaye wewe ujye kundogera muri telefone ubushize wandoze ntazi ibyo ndagiyemo ujye kuncumiriza iyi telefone yawe nagashobotse Ako mani nawe rero bamugana. Ariko se ko nakubwiye ko ngende singo nta kibazo mfite. Mundeke. Ubundi murambaza. Nese urambaza iki bo? Urambaza umujinya birakara. Urambaza iki nimba udashaka gukunda nawe? Sakagwa telefone ureka kuyitegesha ibipapuro. Arira ngo ama telefone nibikunani. Wasanga cyane. None niyo nari. Wasanga cyane touch. Nyene bashaka bazayihorere n'ubundi. Mwiyanje. Nakeza ka. Ni impano bampaye nango ha. Cyahoze ari undi muntu umaye iyo mpano nayemera. Ngera bazabinyuze muri telefone noneho. Bazabinyuze muri telefone noneho ubushize uko yarangize ndabizi. Ni wari mubwiye nagare n'umuntu agafite umutungo. Nari bigi nzaza kwisura umwana wanjye. Ibindi nari bi. Azaza kumusura he? Njyana umwana wanjye. Aho ucumbitse. Niba nayo matara mu rugo rw'abandi ngo ajya kugera. Niba nayo mata nzayamuzana. Ubu ngo igihe cyose nibwo banya kuzana amata y'umwana. Ariko si umbwira ariko se kuba wirukanse ibintu mwana. Umwana samaze meza ngana. Yewe. Nyamara asanga uri vuga ko byaye. Abajya tuvugana. Asa uri vamye bose ndi mu kigano ndaje. Uri va turavugana nyenye no kumusura. Rero kumusura. Mbese ko ari uko duhuje agahinda. Nabuzwa niki. Akisufta kumuhuza agahinda mu gihumeka mwuka. Ariko na Blaise abagore babiri man. Mane erega isabara. Barajyanga indani ya murundi bakoyanga ngina ngo ni ya Blaise. Fanaka se nira yindi ngo nayo ni yanyu. None. Akiza nuzo mwazaziritse bazababwire ye nago nyitera inda zingaye ubwo sizo zenda wazazivamo
birirwa bagushima ya Blaise ariko wamufemera yagiye ni Blaise haje murameruka mane kera habayeho tu Ntukambwira ibintu byawe cyaze abo bari n'abagome cyaze mwamfata ibuko nta mufemeri yandogesheje nari ngiye gupfa cyagesha ureba Blaise ukuntu yanserishije ku musozi cyagiye yarandoze ibintu byuzuye mu maso yenda kugira ibirwa bijojora Blaise ntazanye kumubona none uyu nguyu nawe urumva bose niba ndumva mushobokanye muzagende mwiyunze ariko okay Blaise reka mbature ikintu cyakimisha kumva ubana na Fanny mu bintu tekereza ibyo bikuremo se imyaka ishize ari imyaniko mwana ntago muri mu murashaka bikuremo saba Fanny banyu ntago bakeneye ndabizi nzihiringa ndabizi nzabura buri kimwe ariko nzakinyuramo ariko ntari kumwe n'umuntu wamaye cyuratara ngo mbiguhe nuko wabura n'undi yaguha ya uzabura buri kimwe kubera Imana rizakibona ya ariko utambwiye ngo nitubane na Blaise kusubira n'umuntu udafite icyo kumariye bimeze iki ni nkaho umuntu umamagara aho kugira ngo agire ngo ibiki n'ibiki ntabwo umfasha ariko reka ubwize ukuri sibyo wa mugari cyakubwiye cyo ujivuze isho kuri n'abantu bakumva muri kamera nawe ubwahari inde Blaise kuri nuko ntazongera gusubirana nawe si ibintu byumvikana koko Esia turi kuri zingahe mfite amakuru kwa komoye turi kuri zingahe mfite amakuru kwa komoye ninde yakubwiye ndayafite ninde yakubwiye namani koko none sika nkubaza uri kumva niko kuri nawe umenya aho bwirageze niko kuri gusa nanjye mvuga ko kuri ari uko wateye umugore wa Kaganga inda wari uhari se wamfatiye akaguru nese wari uhari ku buryo wamfatiye akaguru bajya kuri bisobanuro byose nabitanze nyine wari uhari ariko n'umutende uriya mugore ubona ari mubi ntago ari mubi icyo ni icyambere ariko ntabwo byambayeho ntiwari uhari ariko ntibyambayeho nayo si byambayeho rero wese ari amajwi ntago ari amajwi nakuye bamunaziranye ku bintu byinshi Madiba arayafashe naswe ngambwirwa n'icyo yanyirayo ntago ari ijwi ryashiriho ariko igikwiye kumuhamagara iki umuhamagara gwe njye ntago mani kubera ko badavuga iyo umuhamagaye nyine akakwita je nyine mwitaka kazi reka nkubwire se nyine mwitaka kazi ukuntu Fanny bimeze natwe dore kuntu uno Fanny ameze icyambere agira umujinya mu Blaise afite ndi muntu bari guciringa muri iyi tonderate ariko ibyo bintu byanyu ratubwire se abagore ngira n'ikintu bintu wawe nifite umwana wanjye nta kibazo nifitiye ko twifitiye umwana wacu wewe nande ako uziko isaka nkubwire ababebi baransitse uri kumva warakoze ko nerinda naramubyaye byararangiye rero wowe nande se umureze kangahe narinze ngero kubyara narinze nawe ugiye kubyara nta ni basi urangurira nta n'iki urangiza ngo ugiye kubyara ibihe yari arimo arabizi se bikaze ngo ngiye twaciringaga urabizi none birirwa kuzunguza amngo buzunguza kiri VIP ndikumva oya n'ukuntu twari n'umubano ukuntu wari umeze arabizi yari bikaze ntago tubyiborere nyine tubyiborere akoma mwabwiye mwana mwiza kuri kamagira inama umva ngo kamagira inama muzamugare kuri kamera kuko ukiri umwana kumaka abantu bankurikiye ari video mwabonye ndimo navugisha umwana n'abana buzuye murango cyangwa ukoresha ngo umwana hariya narindi abantu barahuriye abana baraza ura mwana no wari n'waduha makuru ntago bizongera ubundi gushyira umupete kuri kamera ntago ari fresh ntabwo njye bishaka nuko nshiduka byabaye ariko ntago bamishaka ngiye Blaise washingiye kuki umwiyandikaho ushaka ibyandari washingiye kuki wandika izina rya Blaise washingiye kuki gusa mwibarize washingiye kuki wiyandika izina rya Fanny irihe zina sumara hiye kwa ko iriho niba kurure kamera babigaragaza mwagiye mureka kubeshya nindo abeshye yakuruye kamera nyine akabigaragaza nabikurure nyine cameraman ni inshuti yawe nabikurure ako ubundi we na cameraman amugani ntago yapfa kwibona bikurure abantu badukurikiye Fanny na cameraman wanjye operation nzagaruka ariko n'ubundi kamera wasanga iri kureba wenyine operation none nangereze ntago mushira make ubu tuvugana ndi singo ndi kwita ku mwana wanjye ndi kwishakira amafaranga ndi kwishakira ayo muhembaza yakuzanira mushyireho maze se ko ntari umugore we ko ntari sheri we azaya yamuzanira ngo nyamaze umugabo haha niwe witwa umugabo mu rugo cyane ko
erega siya kandi birahaze ubundi rega abagabo nta n'umugabo wifuza umugore waryamanye cyane abadukurikiye muranyumva neza mutega amatwi abicaye murambe ari ku buriri muryame neza abafite agatebe mu gateri ngo umugabo buretse ngo umugabo ngo umugore niki ntabwo nagenda byibuka komeza nyine natekerezaga ngo n'ubundi nta by'umugore waryamye n'abagabo benshi ushaka kuvuga iki bre nyine urimo uravuga ntabwo wabana n'umugore waryamanye n'abagabo benshi ase ko nje nanye ndisingo ngiye ko baryamana n'abagore kandi ko bazashaka uyu erega iyo wicaye ukavuga ngo urusingo ubukeneye ubwo biri singo saci ubukeneye nyine iki umugabo uri kwisoko rero mfite abana mfite n'abagore nta wundi mugore ngiye nyine mfite abana n'abagore umari iki se mari iki ariko none se ubwabwo no kuba nyine ndi umugabo hasi ndebera uri ndebera Fanny inzobe ni y'amavuta cyo ni y'agahinda Fanny karasa neza iloko gudu kabisa ariko abadukikima bumva mugabo ujya Fanny ubundi Fanny nigiye mu buryo umushobora Fanny niwe nawe murashaka murakaje tumye arakara mvuze n'ibyo kugira ngo aseke yanze gusa ako ntabwo yandakara kirano rata umugore wabandi ako Fanny yambaye umwana kiyari umwana kiyari yankubita none gusa ahubwo ise hari ikintu nshaka wazakikora nshaka kuzamuremera shana ya nukuri nkajya kumusura ngewe n'umwana tuzazana imitsiriko y'aba bantu ntari bizabigubya n'umurega Abanyarwanda barabizi n'abafana ko n'ubundi ngewe we n'ubundi ubuzima tutabuza ratisa we afite imitekerereze mani iri trip uri kumva ku buryo imitekerereze izamo ntabwo ari gutukana ubuzima imitekerereze banze wumve izamo n'amaro ngerageza rata kumukora nk'ikintu cyangwa atekereza ikintu agahita akirwanya nyine agahita agipropingisha naga telefone akamuha bajye muri commentaire ibintu byose ratisa nagwaye umwanya uravuga aba bantu bose bareba iki kiganiro bajye muri commentaire bambwire umugabo udashobora kugurira umwana amata ngo nuko atabana n'umugore umugabo ushobora kukurogesha ambwira ngo uwo mugabo mwabana bose nibajyemo nanjye reka basubire uwo mugabo yaguhereza gift ukayemera batubwire rata niba ibyo ngibyo babivuga ibyo ngibyo avuze abo bana ntabwo bafasha cyangwa bagore sibyo none se niba nta bushobozi ufite bwo kubafasha sibyo ariko ufite ikindi kintu wabafasha n'umuntu ukakimubwira ugasanga gitesha agaciro erega uzajya kwera nta gitesha agaciro abafana bacabire narabimubwiye yarabyanze bro wowe ubundi ugiye kubikora ukajya umfasha aho ndi umwana wanjye byagutwara iki isi reka nkubwire sibyo manika ni ngombwa tubaye turi kumwe aho uko ingaye muri ba bagabo nsigaye numva wica abantu ajya azanyica sigarana umwana wanjye ndetse nimba adashoboye kumfasha aho ndi ashaka kugira ahubwo ko wakwica umuntu uriyibagiwe kwe umugore gishegabo amane ni igishegabo ariko man umureka si Fanny si uriyo bose ntabwo bashobotse man ariko nanone se basambire reka basambire ku mugabo we baragorana man ntabwo wamubwira ikintu gacyumva usanga ari mishiya bikumva kukubwira nabi so reka guhera ubu abadukurikiranye bose bamenye ngo bre ibyanye nawe birarangiye Ntuzongere no kumbaza umwana Ntuzongere kuzagira agatekerezo wumva ko umwana wanjye sibyo birarangiye reka mugize kuri ibintu byo kuzanirwa mbembekereza ngo Blaise ngo byageze gutya ngo Blaise byageze gutya nta namakuru ncaho kuzajya mwirwa mubeshya ngo Blaise ngo nahuye nawe sinjya mpura nawe simerukana nawe kuva twashwana umunsi yandogeshaga nabimenye niyo munsi natandukanye nawe kandi ikindi Esiaka uzajya wirirwa uneza Blaise ndabirambiwe umunsi ndongera kugira ngo ngewe nawe twongere guhura na Blaise ahari Unguki ugiye aho bagucumbikiye se basirenye umusuza usezeye bari badukurikiye terewe Fanny wambaye igitenge giciriritse ko wambaye neza mwihorere mama mashibwe byibara sigaze kwambara man ibi bintu rero byanyu ngiye nta byabyanjye reka nkubwize ukuri nta mukobwa uri tayari ngo nzamukinyure umuhungu ariko baba zekerwa umunani komeza yindi bayuzuza komeza nta kibazo
oya ujya kwigurisha 0,8 0,8 0,8 iy'abafana 0,9 14 21 39 ni y'abafana ni y'abakunzi abakobwa mwese yo nomero muyiteho bazi rwose barukundo 0,8 14 3 480 dodi ku isoko ariko aragiye ndakorahi tugane biri sereri kumbuza batunisoreze none se ko nashaka kubahuza ya numve ko ari cyo mwakisura ariko wa umva mubwire sanjye nzakwereka ko tuzagenza nje nshaka kuzahamwe ibintu uri kumva ajya nakaje n'amata tukazajyana hariho kamera kuko urabona ukuntu n'undi abayigize sibyo sawe ngavuze ngo ngarangateye n'ibiki byose nzagerageza bwa nyuma tujyane nabyanga ko ibyo bintu umwuka bivuga ngo mukizemo imitsindo nabyanga nta kintu muzabona yakoze. Turagushimiye Imana y'u Rwanda yirirwa mu mahanga gataha mu Rwanda ikwishimire ndetse n'abari ku kiganiro. Bashimiye mwese mukomeje kujya muri groupe cyo muri commentaire mukanyandikira ndetse namwe mukomeje gukanda kakanyenyeri ngo tuzasangire umuceri n'abana bo ku muhanda cyangwa n'abandi bantu batishoboye n'abandi bari kwa muganga bavuze ubagemurira ako kanyenyeri mugakomeza mugakande inomero kuri screen muyihamagare hanyuma gahunda zigende neza. Salam kuri kamera nari ndi kumwe na Elize Imana barinde.